Sabrine, Karame. useka neza mwana. Uzamenye ko nagiye kushunga kuri impanuka. Yego. Wabibwiye n'iki? Ubwo se urumva nabiyoberwa? Umuntu wanjye nayoberwa ko yagize ikibazo buriya wanjye. Naravuze ngo manu urinde umuntu wanjye. Ziriya videwo zigisohoka ababibonye nyine babonye ari ikintu gikomeye bafashe nk'ibintu birenze. Urabona nk'abantu bazi nyine umuntu Sabrine, ahubwo reka ngiye mwibarize muri izo nshuti zose uba ufitemo inshuti mizi, ya yindi ushobora kubura ukagira ikibazo, iyo niyo dukeneye hano. Yes! Reka mbasuhuza murere hose mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo umujyi wa Kigali. Abadasprame Benedata Kude Chapeau. Ni wa muhungu wanyu Nyiramasimi n'Amakombe, nibuka kubitira umwanzi aharebe nzega Kagaro muzu kuri Imana. Sinigeze ntikuzana ahubwo natoye isaro isakaro mitima ya rubanda. Mvugira ngo disability is no inability. Kuba ndiho neza bishimira Uwiteka. Ese namuburanye iki? Ntacyo namuburanye. Yes, Rwanda is very clean and clean. Uyu munsi twagarutse kuri Africa TV. Ngarukanye n'umuntu udasanzwe cyane, nimvuga udasanzwe wumve ko adasanzwe. Iyo ndi kumwe ntabwo mvuga ibintu byinshi. Babizi ndamwubaha. Nageze bivuze ko genda gake nyaboneka. So rero niza nkuru zacu, kurya kwacu, dukoramo ibintu byacu bitandukanye n'iby'abandi. Ndi kumwe na Sabrine. Mwita Sabrine cyangwa se mwita kandi kazina? Igishaka. Yes, okay. Reka twakire Sabrine kuri Africa TV. Kumve impumeko yiwe. Ansoza abantu badukurikiye ariko we banagukumbuye mwana. Iyo abantu bari bagahora bakunyicuza bakumbaza buri gihe. Ansoza abantu babwira amakuru kumeze twikomereze. Sabrine wanyu rero ameze neza, yatangiye amasomo, nta kibazo afite. Wow, watangiye amasomo. Yego. Kino kintu cya mbere maze gushimira Imana ihabwa icyubahiro kuba Sabrine umukobwa wanje ndetse n'ibindi byinshi byanjye. So kuba yaratangiye amasomo ndetse kuba ari kugira gute ari kwigana ibintu bya danje, ngiye mbanje kubishimira Imana Sabrine. Yego. Gihe duherutse ubu ngubu mwari mutari mwasubira ku ishuri, ariko ubu ngubu ndakeka ntabwo byari bimeze neza cyane, ariko byaje kugira gute kugenda neza. Imana ihabwa icyubahiro, banza ushimira Imana. Imana ndayishimiye. Terariya y'umurambararo hariya ahantu bakunda. Terariya y'umurambararo. Haleluya. Yes, so rero nishimiye kongera gura nawe. Nishimiye kongera kugaruka kuza kukureba, ari haciye hagari. Uzamenye ko nagiye kushunga kuri impanuka. Yego. Wabibwiye n'iki? Ubwo se urumva nabiyoberwa? Umuntu wanjye nayoberwa ko yagize ikibazo buriya. Subiramo ngo umuntu wanjye. Yes, yeah. None se Sabrine, ukibona kumva ko byagenze kuri ya ni iki wese utekereza? Nise nibaza nyine ikibazo yahuye nacyo. Bonye nyine atahungabanye cyane, ndavugana Imana ishimwe. Ni rese nyisho wasenze nijoro ugiye kuryama. Naravuze ngo manu urinde umuntu wanjye. Usubiramo ako kantu? Imana indindire umuntu wanjye. Imana indindire iki? Umuntu wanjye. Okay. Reka wabyumvishije. Ntabwo nyivuga menshi, ikorwa bisigaye byivugira. So ndishimye cyane. Warakoze kunsengera kandi amasengesho wansengeye ndakeka sinyeka ubwo niko biri. Igeze icyo mfasha gutyo ngo umeze neza. Bari banyishe nari impfu wari ubuze umuntu usha. Hari banyishe mwana ariko Imana yagize gute yakinza akaboko. Imana ihabwa icyubahiro. Sabrine, nabizi mu cyiza twakoze ikiganiro turi kumwe nawe, garagara amafoto yanjye ku social media zitandukanye. Abantu ibintu bibadangi, ibintu bibahatari, bambaza ibintu byinshi. Nongeho n'enshi none bari basigaye banyita Sabrine, none ntabwo nitwa Kagarara. Bari basigaye banyita Sabrine, basi nawe Sabrine ryaye none mw'abantu. Sabrine wowe zira video zimara kujya hanze. Nyine abantu babyakire gute? Ese umuntu nshaka pati yoraza kuyimbira nyuma ukigera ku ishuri, ariko urabanza umbwire mu bandi bantu basanzwe. None uze kumbwira
by'umwihariko ukigera ku ishuri ukuntu abantu bagize gute bakwakiriye Sabrine ahantu hose rerererere Sabrine ubundi nyine ni gute ha Mm. nyine ziriya videwo zigisohoka ababibonye nyine babonye ari ikintu gikomeye bafashe nk'ibintu birenze. Urabona nk'abantu bazi nyine umuntu Sabrine uba ucecetse adakunda kuvugana n'uwabonye wese, bamubonye noneho kuri social media arimo aravuga aganira aseka nyine numva byarabatunguye, bamubonyemo nyine undi muntu muri make batari bazi. Urumva ko byasa kose yari feedback nziza ku bantu. yego Abantu bahise bavuga ati uyu mukobwa so ari expert nyine uko byasa kose hari abantu benshi wafashije, hari n'abantu benshi bakwigiyeho buriya sana utanazi, kandi hari abantu benshi wagize gute wigishije. yego Ikintu uko cyumva Sabrine karame useka neza mwana. Mubwira akantu, you are the best gay I ever seen in my eyes. Ndasubiramo kumve. You are the best guy I ever seen in my eyes. Musobanure ntabwo byumvishe se? ntabyumvishe ariko buriya byose nyine ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Amina. Yesu we renda gushimiye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Aha, ibyo bintu birabaye. Abantu baratungurwa babonye Sabrine ni umuntu uvuga, ni umuntu uganiriza abantu, ni umuntu uzi gusubiza ndetse n'umukobwa w'umuhanga, ndetse n'umukobwa ufite icyo nakita vision. None ukimara kugera ku ishuri abanyeshuri mwiganye abayobozi bawe, no hari n'umwana monge wanyandikiye hari umwana wanyandikiye n'inbox ngo umukobwa wanjye kabisa ngo nicumye kuba mwamuri kumwe ngo kabisa ari mu maboko meza. Rero ndavuga nti kabisa humura ari mu maboko meza cyane pe. Ubwo yarananze. Byukuri nyine urumva oya ugire ikintu kiriho. Yesu urumva hatananze ari ikintu kiriho byamaze kugera gute, byamaze guherezwa umugisha. Nicyo kintu gihari. Siko bimeze se? Kuko nawe nta n'ikibazo. Yes. Aha, ukimara kugera ku ishuri none abantu nyine mwigana cyangwa se abayobozi babyakiriye bate? Baratunguwe. Abanyeshuri baratunguwe, batangiye guhamagara ati Sabrine uriya ni wowe, ntubabwira ni njyewe, bati twakubonye, ni byiza nashakaga ko mumbona, nagira ngo nyine mumenye Sabrine wundi. Mwamubonye nyine uwo ni Sabrine wundi. Sabrine harimo abantu benshi. N'abayobozi nyine nuko nabo baratunguwe. Ariko bazabyakire nk'ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe kuko ikintu kiba gihari. Yewe ikintu abantu baje bareba ibiganiro byacu, mujye mufokasinga kuri message irimo kurusha uko n'ibindi bintu nabyo ni ingenzi. Ntabwo mvuze ko ibindi bintu atari ingenzi, nabyo ni ingenzi, ariko message tuba turi gutanga ku bantu ndetse n'ibyo tuba dukoramo ibintu byacu ni full message igomba kuba spread ku bantu bose, ariko especially people with disability. Yes. Kwitinyuka nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya, kandi tukagera gute tukuba ku Rwanda rwacu rw'ejo hazaza, kandi u Rwanda rufite iki intego. Yego. Gusa Sabrine nose nta muntu wageze basi ukumbazaho. Akumbazaho ikize nyine urumva byabura ni byinshi. Basi nk'ibintu bitatu bya nyine bakubajijeho nanjye numva. Nyine nk'abantu cyane cyane nyine abayobozi bari bazi ko Sabrine ni umuntu utavuga, uba utuje ucecetse. Bagiye kubona Sabrine ni umuntu urimo uravuga, noneho kuri social media atinyutse kuvugira imbere ya kamera, babona nta soni afite nta kibazo. Se Sabrine uriya muntu mwahuriye? Uriya muntu nyine twahuye nyine bitunguranye. Batiwe yatubwire tubura rifata akava i Kigali akaza ari mwebwe aje kureba. Nabwira nti cyane. Ariko Kagara murakundana. Nabwira no ya. Iyo ngingo. Unogira ngo hano. Umuntu wese duhuye. Nicyo ngicyo ambaza nta kindi. Hahandi nyine niyo utamubwiye yego ntashobora kukurekura. Yego nimunyura. Ubu ndabizi n'abakora iki kiganiro kubabwira ngo njye nkundana na Kagarara. Niyo nkuru bategereje nta kindi.
kubabwira oya ntibabikeneye. oya ntabwo ikenewe. Yego nibyo kandi bishakiye ibyo byose tugomba kubahereza. buriya se. ese twabigira dute? Saburi ubona ko agara murakundana? Ubwo tugomba kujya tubabwira yego. kuko urumva ni njye ndetse nawe. Ukuri ni ukwa mbere, burya ngo imikino myinshi ntabwo ari myiza. ubwo ukuri ni ukwa mbere. ukuri kwa mbere kwavuzwe ni ukuri ni yego. yego se ukuri kwa mbere ni ukuri. Kagara natubwire nanjye simari. ikintu gihari ni uko nabo ukuri barakuzi, sibyo? nyine ukuri Babwiza ukuri. ukuri ni ukuvuga ngo uko kuri nakubwira, uko kuri wowe wumvuze ubundi niko nakubwira. Utegereje igisubizo aka kanya ategereje kumva ngo igisubizo ni bibiri, yego cyangwa oya. icyo namaze kubona rero ni kimwe, abantu bafite ukuri kumwe bose baturebye. ukuri rero mufite nanjye ni kuri muri nakababwiye nonaha. yes niko kuri kwabo uko nguko ni kuriya buriya niko nguko. igisubizo kibaye ari yego. Sabrine, Liliane, ibyo bintu noneho wabidusobanurira dute none? ikintu gihari ni uko buriya ibintu uko bitaza koroha. so ni ukuvuga ngo nk'uko nababwiye, twebwe ibyo dukora mu bintu byacu biri unique, sibyo se? kandi twebwe nyine uko tuganira ndetse n'ibyo tuvuga ndetse n'ibyo dukora ibyo bibahereza ukuri. kandi singiye kukuta nk'uncangura nkubwire ngo gutya na gutya, gutya na kujya, gutya na gutya nyine. so ngo mpite nyine mba straight. no, ukuri murakuzi. ukuzi nawe kuko nawe wifitiye ikibazo. nimba ari yego, sibyo? Briane mu Mararungu ari kumva dukuye mu rujijo. ni bombi ni umwe muri bo, ninde muri bo? umwe muri abo waba utubwiye se. wamubwiye se nimba rwose afite izina? oya ni umwe muri abo. icyo ni igisubizo cyanjye. uko Arahari. ukumva Sabrine ni wowe? Oya ntabwo ari njye. kunyihakanye ku mugaragaro izuba riba. oya ntabwo nkwihakanye. ariko buriya se buriya umuntu yizera ibidaharira. buriya ni wowe ufite ukuri. ni wowe ufite ukuri mu mutima wawe. none njye ugomba gukomfirima abantu. wowe se basi yaragukomfirima? ngaho usubiye. yigeze ariko njye hasi negeze ngo komfirima. ubuse turababwira ikira. oya subiza. reka nkoza n'ikindi kibazo kindi. musubize ibishoboka. ntabwo hano turi gufosingwa. urasubiza ibishoboka, ibidashoboka ntabwo bibisubiza. yego. naragukomfirima. okay. c'est ça. c'est ça. Sabrine nagira ngo baze akabazo kamwe. sana. akabazo kamwe twonyine Sabrine ngufiteho. Sabrine ndagira ngo umbwire byibura wasi nk'ibintu nka bitatu wambonye bitangaje uvuga ati Kagarara aratangaje cyangwa Sagara ntashobotse, Sagara arashobotse. bitatu. nta cya kane. nta cya kane. ikintu cya mbere nabonye niko Kagarara mbona kuri social media atari we mbona tuvuye kuri kamera. icyo ni icya mbere. icyo ni icya mbere. icya kabiri, Kagarara ni wa muntu uzabona nyine nk'urugero ageze nk'ahantu hari abantu ukabona arabishimiye. ariko mu by'ukuri iyo umuntu ubonye nyine yishimiye abantu ntubuzi ngo akunze iki cyangwa yanze iki.
icya nyuma Mhm. igihe kiragera akavuga ikindi agatuza agacisha bugufi nibyo. Ga. Ndumva bantatse mwa. Ibintu bwa mbere sinari mbimenyereye bino bintu. ariko urumva nibura bimwe mu bigaragaza biranga umuntu w'umugabo. Icyo kintu nishimiye burya ganze umugabo nanjye bwese nari ntarigira icyizere kuko narabuze umuntu ugira gute ukindemamo. Kagara Sabrine ni ubwa mbere cya gihe wari umubonye ukurikije igihe gishize umubonye uko biri kose nyuma muraganira mu buzima busanzwe. Sabrine yamubonye ute, umuzi iki, ni icyo wamuvugaho? Kuri njye bwo njye ninjye ugeze ubwo agiye kumubwira. So Utubwire bitatu. Sabrine, first of all, Sabrine ubundi twari duhuye, ni bwa mbere twari duhuye. Ni bwa mbere twari duhuye tu, sibyo? Ariko buryo nyine urumva twari gatuza mbere ntitwamusanga. So ariko nyine buryo numva nashusha ari kuntu nyine umva umuntu ukahita umushushanya. Uvuga ati ko byasa kose n'umuntu ameze uko. Ariko nyubona bwa mbere njyewe sinkubeshye. Nyine nahise mbona ko nushushanya gatariwe. Bitamubona mu undi muntu. Kuko akanya ushobora kuvuga ati we nashushanyije ifoto ya Mudugudu. Sibyo? Ariko wajya kubona ugasanga umuntu si Mudugudu wiboneye Meya. Icyo kintu uri kucyumva? ubwo byari bincitse. Byagucitse? Ni ukuvuga ngo we utekerezaga yari Mudugudu uragiye ugeze wisanga ni Meya. Usanga ni Meya. Icyo uri kucyumva? Sabrine Icyo ni icyambere. Icyo ni icyambere. Ikindi kintu namukundiye man ni umukobwa uzi kuganira. Sibyo? Kandi afite uburyo asubiza n'ibintu nyine biri mu bwenge. Sibyo? Ibyo ni bibiri. Icya gatatu. Kamubwiza ukuri. Sabrine nabonye uri mwiza pe. N'ubwa mbere nibonye umukobwa useka nkawe. Oya reka nkubwire. Nanakureba no mu maso. Sabrine reka nkubwize ukuri. Ngiye nyikubona bwa mbere. Noneho gadengira ngo ndamuvugishije icyo gihe. None umwana arasetsa. Maye. Hari icyo bita nk'amasaro ngo agaseseka. Useka. Kamubwize ukuri. Useka neza pe. Gira umwana. Izina ry'Imana useka neza. Sabrine barundebe hano. Sibyo barundebe ngo bw'ibintu bintu ukundeba. Bandeba kudabira bati. Izina ry'Imana kamubwiye useka neza pe. Izina ry'Imana kandi useka neza. Useka neza byataye. Kandi ni na mwiza mwana. Sibyo? Kagara. Cyozo ndi kwenda kurenza bitatu. Reka ngarukiraho. Ikindi kibazo. Wabonye noneho atandukaniye gukina mu Mararongo. So icyo atandukanye no mu Mararongo ndasubiza muri ubu buryo. Mu Mararongo utubwire amahitamo yawe ajya he? Ndagusubiza nta kibazo. So anatandukanye mu Mararongo rero nahangaha gadi. Sabrine nyine ari sharp. Urumva? Ari sharp aravuga. Ariko mu Mararongo we nyine afite uburyo atujemo kuntu. Sibyo? Noneho mu Mararongo kuri comment abantu benshi cyane baravuga ngo uyu mukobwa yakubaka. Yava umudamu mwiza. Urumva? Hanyuma bajya kuri Sabrine umwana yuje ubwiza hano. Umurebe umukobwa mwiza. Kagara tubwire. Ni ukuvuga ngo buriya sinzi cyane bashingira bavuga ngo kanaka cyangwa se uyu nguyu ni nabyo yakubaka ndetse cyane. Kandi nibyo mwifuriza. Sibyo? Nibyo mwifuriza. Ndimo ndaganira buretse tanca mu ijambo. So njye nkunda kubwira abantu ngo abantu banje bose mbifuriza iterambere. Abantu banje bose mbifuriza kugira gute kubaho neza. Sibyo?
abantu banjye mbifuriza gushaka bakagira ingo bakabona abagabo ndetse bakagira gute bakagira abana. Urumva icyo kintu? Urumva? So rero nibyo abantu baravuze ngo yakubaka, ni nabyo yanakubaka cyane cyane ndetse cyane, nivuga cyane wumve ko ari cyane, ariko ntibivuze ko na Sabrine nawe agize gute atakubaka, ariko nibe bandekiye abana baracyari batoya, ni ukubakisha mubajyana he? nta n'umwe ukunda muri bo. Ibyo nagezeho mba mbivuga mu kiganiro. Ibyo bintu rero ntumbaze ibintu urumva. So rero Kagara, ukunda Sabrine? yego ndamukunda. Kagara, ukundana na Mararungu? Nawe ndamukunda. Urakunda? Oya aze kandi ko ushaka gutuma njyewe ndamukunda nk'uko nkunda ba dadi banje ba mami banje bariya. Ukunda Sabrine? Urambajije uko bakunda ababyeyi bawe n'abandi, ni nako ukunda Sabrine? oya ubwado ujya gusesengura ibintu ntavuze. Ujye gucuruza gusesengura. dusubize. Njyewe mbasubize. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo bakunda reka ngusobanurire muri ubu buryo. Hari igihe uba ufite inshuti 3 cyangwa se inshuti 4, sibyo? Ariko ebyiri muri izo ngizo, you understand, ebyiri muri izo ngizo hari uburyo uzifatamo bitandukanye n'abandi se bitewe n'uburyo muganira nabo, bitewe gade nawe urabizi ushobora kuba ufite inshuti nyinshi kandi nyinshi cyane pe, ariko muri izo inshuti nyinshi ufite nyine hari ukuntu zimwe muri zo zifatamo, ariko ntabwo kuzifatamo nimwumva ibindi bintu bitewe n'uburyo mugira gute muganira nazo, sibyo? Kuko ikintu cyari ni kimwe, kuko njyewe n'urugero ndaguhereza nk'urugero kugira ngo byumve neza, sibyo? Hoye ntabwo cyangwa ndagisubiza, umuhanga niwe ucyumva, utari umuhanga nyine ahita yumva ibyiwe ibyo yashaka kumva, siko bimeze. Uzarebe hari ukuntu mu ishuri tugira ngo AB, kandi mwese n'urugero muri senior 3, sibyo? Ariko usanga mufite AB cyangwa C, kandi mwese muri abanyeshuri muri kuri Refini, sibyo? Mwese nyine muri abanyeshuri tu muri senior 3, ariko ugasanga bo mwigana bo mufitanye relationship cyane kurusha barya biga muri ABC, ariko abangabo nabo ntabwo babikoye yuko mugira gute n'ubundi nabwo mumenyana, kuko muri kuri nyine standard imwe. Ikintu usaba kucyumva neza. Ntabwo ndi bukubaze ngo A ninde B ninde, Sabrine navuze wowe ukuri ni sawa ubwenge. Nubwije ukuri aratujijinganyije araducuritse nese ubugira wamenya ari ibiki. Hari A na B. Njye navuze A na B na C. Inshuti ahubwo reka ngiye mwibarize, muri izo nshuti zose uba ufitemo inshuti imizi, ya yindi ushobora kubura ukagira ikibazo, iyo niyo dukeneye hano. Widucurika ngo A ngo B ngo C, inshuti imizi ya yindi ubura muri abo ngabo bose ukagira ikibazo, ahandi no kurya bishobora kukunanira. Kurya kandi kurya ntubyiteho cyane. Murashaka inshuti nyibabwira se? Yego cyane. Iyo nshuti nyivuge. Mwana wakoroheje basi kora kumbaza ibintu bikomeye. Ikibazo ntabwo cyahindutse ni cya kindi. Ikibazo kirakomeye kandi nyamara ibintu nyamara tubyitondemo. Sinaryiza. So ubwo muri famille yose se yanjye baburetse we nta jambo ufite muri famille yose. Ikibazo se basa nkazagisubiza ubutaha. Yaje reka azagisubiza ubutaha basi basuzanye urukimbaza ubutaha, sibyo? Ubizakibaza. Nzakibaza. Uzaza utubwira ati ubushize dore mwambaje gutya na gutya, dore igisubizo ni iki. Urakoze cyane, ni umukoro mbega muri make. Ikibazo mwakoze.
ko mwari munyiciye hano hantu nagira ntese Eh, okay ko abantu ibintu baza kubyumva neza mwana kuko jewe banzinije urumva wowe waducuritse. oya ntabwo nabacuritse ahubwo nuko ngenda mbabwiye ibintu bavuga ati ibintu biraza kumvwa n'umuhanga Nese utagoye abantu batubwira ngo A n'uyu B n'uyu bikarangira. kuya muri kuriramo muricaguriramo nta mpamvu yo Ibaze. kubabwira ngo gutya na gutya nka bya bindi ujya ku kizami utize hano hari A na B na C na D ugiye guhitamo igisubizo kiri cyo ikibazo kiri imbere yawe ibipfuye biri imbere yawe n'ibizima biri imbere yawe wowe iyo ugiye gusubiza wibwira ko ibyo usubije koko byanze bikunze nibyo kuko nta muntu wemera ko yasubiza ikintu kitari cyo bivuze ngo hari abaziyumvishamo igisubizo kiri cyo hari n'abaziyumvishamo igisubizo kitari cyo niyo mpamvu ugomba kuzadusubiza wowe niyo mpamvu niyo dukoze biriya bizamini ngo wahisemo iki mwarimu aragukosora akaguhitiramo ikizima kuko niwe rufunguzo rwa byose ubu niwe duteze igisubizo nta wundi amagambo akomeye mbona nta kibazo ariko buri butangiye nzaza igisubizo nakizanye yego ni ukuri pe Sabrine akandi kabazo ariko ko ntabwo kashingiye kuri biriya bindi kugira ngo wenda abantu bamaze kukumenya ndetse bamaze gukunda mu buryo navuga nyine mu buryo bwiza Sabrine ubundi ndashaka nkubaza Sabrine icyo ukunda kurya tubazo wajya nk'ubwa kare ntimubajije cyangwa n'ubwa mbere Sabrine ukunda kurya iki ese kubigwa ukunda kurya iki nawe nkunda igitoki ukunda igitoki igitoki ko ntagikunda njye hari ikibazo se twakunda bimwe Adamu uramuzi Ese Kagara uretse Adamu uramuzi ntago muzi numva musoma mu bitabo inkuru za Eva se zo waba uzizi Eva na Adamu ubwo by'igitoki nyine nabyo bwo urahita ubyibwira ubwo nuvuga gutyo turagaruka kuri cya kibazo kuko ndi kubazimiza ubu tuzimiza nkumva nese Adamu na Eva hari umugore n'umugabo yego niba nyine ubwo birumvikana bo niba byari ngombwa ko bakunda bimwe bari mu rugo rumwe ntabwo umwe yari burye ngo undi aburare twebwe hano urataha nanjye ntahe iwanyu nibateka ibyo udashaka ibyo udashoboye baragutekera ibyo ushoboye wabwira abantu ko tunabana mbana nawe ndataha njya hese cya kibazo kandi uratuma tukigarura oya ibi bibazo by'amatsiko ufite kuri Sabrine ukunda iki ese warantekereje hanyuma se waje kunsengera utwo tubazo ntabwo wigeze utubaza Liliane ariko iryo deni uzi ukuntu riryana mureke gutuma uriya mwana yiruma ahantu ari kuko muri kumuvuga cyane sibyo turamukunda rega yego ndamukumbuye mani ngiye nkumbuye n'abantu benshi nabaza Kagara tubuze umuntu umwe okay dukomeze Sabrine ukunda kurya iki urutarambye igitoki nicyo wavuze igitoki cyo kunywa nkunda amata turahuje aho ngaho kabisa amata naje nyweye yahurute nawe ujya unywa za yahurute se iyo nabuze amata mbere yo kuguka yahurute nkakanywa ko ujya utajya unywa yahurute impumurira nabi shuba yahurute Kagara ni sana nikunda kubi kuko iramfasha mba numva iyo nabuze amata njye nyweye yahurute ako na bibero anyway nawe nayifata erega ngiye hari ukuntu yagerageza utuntu ntabonye ndi umwana nkatwimenyereza ubu ngubu ntibyatuba kuko ubona nifite akabebero ndimo ninyweramo sana ntabwo nigeze nkibona nkiri umwana warabibonye ahubwo wari umwana ntiwabimenye subiramo akantu numve warabibonye aho kuko wari ukiri umwana ntiwabimenye mukavuga gutyo rero pe
siko ari byo bya bintu. ntuzongere kuvuga gutyo kandi ni inshuro nyinshi ubivuze ariko ni bibi ibyo bintu bikomeretsa abantu yego ntabwo ari byiza. sha murangosoye pe. ariko none umwana rega navugaga ntabwo navugaga nyine cyagiye ndi umwana ngo ntari namenye ubwenge bwo kuba namenya ikintu, kuko nje ndiyibuka mu myaka 4 sibyo, mu myaka 4 nje ndiyibuka uko nari meze. Simebwe niba mutibuka, ariko nje mu myaka 4 niho nshingiro mvuga ko ndi umwana, nari umwana icyo gihe, urumva sibyo. For example, reka dukompere na nk'abana bahandi hantu, sibyo. Kwega impamvu uvuga bino bintu nuko icyo gihe ibintu nyine bya yawurute n'ibiki byari bitari byagira gute byatera imbere, ntabyo twari tuzi twebwe. Ariko ibindi byari bihari muri make pe byarakoreshwaga, twabibonaga pe cyane, sibyo. Ariko ibyo bintu bya yawurute urumva ntabwo byari bihari. Niyo mpamvu nimba nanjye natubonye iki gihe ngomba kutunywaho nk'itengo tw'abana cyane ndatumira. Karaba wari umeze neza mu buzima busanzwe, amasomo kuyatangira ku ishuri meze neza? yego meze neza. Saburi, ingamba ni zihe se mu ishuri? izihe ngamba? ingamba se buriya si ugukora cyane, nizo zo kugufatira biroti mwana kandi biri seri. karame ntimujya mu kwa kundi hari ukuntu gade ibintu byabaga twebwe ko tujya gufunga ababyeyi bakaza kujya kugufatira ripoti. noneho iyo ugeraga umwaka wabaga wabaye uwanyu, umubyeyi wawe akabibahamagara avuga nyuma ugize ikintu cyabaga se iwa mwataga umubyeyi afite ikibando kingana nk'iki ngiki ntugatonda kuyicira, urumva. ariko nawe ndashaka kuzajya kugira gufatira Sabrine biroti. wowe uzayafatirwa nande? yewe twebwe ntabwo tugira amabiroti, twebwe ni amapasi. ubwo se yagufasha ikiyaga? njyewe nzamuhereza imeri ndetse na password, ntareba imanota nasohoka nzamubwira ati ndebera kuko twebwe ni system, ni RP nyine. ujya muri system nyine ukanikamo reg namba yawe ndetse na email, nangiza agahita akwereka amanota nyine wabonye. nta biroti zihawe. ubwo mbese nyine ntushaka kazagera ku ishuri ngamenye oya ntacyo, oya nose twese rega kwebwe birakunoza ni technology niko nabivuga. buriya nanjye ripoti burya yaguma ku ishuri directeur akayimwoherereza kuri WhatsApp, aho kugira ngo aze asange natsindwa bandeba ikijisho. kuko urumva nawe bishaka nuko tuzagera ku ishuri. oya ariko nta kibazo, no ntarebe njye azaza kubera wowe kubyemeza. oya njye impamvu njye nasobanuye impamvu nyine n'ubundi. yego nta kibazo azaza. uzaza ntabwo mbizi. ujya ubyemera none aha ngaha kandi bizi wowe uzaza njye ntuye ingoma. ibihe birahinduka, ubwo se mbikwemereye hakaba ari impamvu ituma naza. impamvu yana bari ko wabyemeye nayumva ko nanjye ntabwo cy'umuntu ngo sinumva impamvu. iyo mpamvu yabaye nanjye nayumva. nta kibazo. uzaza kunsura? yego ku ishuri, ariko ku ishuri bivuga ngo kunsura ku ishuri. none erega none na hose ni ku ishuri mwana, ni hose ni ku ishuri n'ubundi. gakuru kubyegereza umutima. ni fresh sana, ni fresh. ubu none nibwo watangiye kwiga icyo bambwiraga MPG? oya nararukarashije. Ndimo ndiga arts and humanity. Arts and humanity ibyo bintu uraza kubidusobanura kugira ngo tuze kubyumva neza. History, geography, literature, psychology, Kinyarwanda and French. Mwiga n'igifaransa? je t'aime. ijambo rihise rikuzamo. bivuze ko ari ryo nzigide. uhita mbwira ngo Merisi ngo urakoze kuba unabitubwiye. iyo je t'aime iturutse aho ishingiye kuki? ko njye nyine ryo rimbaye hafi. nta nta kosa kibazo. nkoze
si byose ari koza nkoze se oya mwese nta kosa ibyo teme rero so rero mu kuvuga ngo wararukarashije ubutaha wambwiye ko ushaka kujya kwiga MPG so birangira nyine bidakunze niko nabivuga muri ubwo buryo ariko icyo navuga ni kimwe reka dushimire Imana yuko nagutyo uri kufinda kanongera nshimira Imana cyane nizi mpamvu njye nkunda kushimira Imana cyane kuko niba dushoboje n'ibintu byose kuko kugira ngo umuntu ave agera hagera no kwera Uwiteka no kwera Imana cyangwa se rurema so Sabrine wiga ku kihe kigo ni Rwamagana n'undi niga ni hafi yo mu rugo niga naha tagira abantu baza kwibaza ngo ese ngo ubwo ari ku ishuri ko tumubona hano niga ntaha mu rugo nyine ubu muri weekend muri byumva ntago twize niga ni Rwamagana ku kigo cyitwa GSC Lewo Nyarusange Lewo Nyarusange yego karaba umusoje kwiga ayo masomo uri kwiga yakora prime nyine yakora yaba umunyamakuru sure kurumva ko harimo indimi ubwo harimo English yego kurumva literature tuyiga ni English harimo French and Kinyarwanda harimo na psychology psychology harya ni kwa kundi rero umuntu kamusomamo ikintu nimenya muntu akanya wansomye n'iki muzajya nibaraguza kumbe akaba bansomye ibintu ngiye ntari kumenya ngo ni ibiki buriya rero kagara inama y'ubuntu kandi yihuse yego iyo kumwe n'umuntu wize ubumenyamuntu gusa kwitwararika cyane ibyo byo byihora nahise mbitekereza mbere urumva ngo psychology nese mvuga ati ahangaha ni ukugenda gake none se kuva hano mu rugo utuye ugera Nyarusange bigufata nk'igihe kingana iki kugira ngo ugereyo iminota 10 ni hafi ko byasa kose ni hafi ni hano haruguru soze ni message mwebwe hagati yanyu yes no kuvuga ngo ego ko nsoza abantu barabizi ntabwo nsoza undi atotanga message ku bantu ariko akenshi icyo nibandaho n'abantu barakizi manza kubwira abantu ngo umuntu nibwo bwa mbere kandi kubona ko bagenzi bacu bashobora kubaho ndetse bakabaho neza akenshi bituruka muri twebwe ntabwo uzigera ubona Imana yavuye mu ijuru ubona Imana ngo yaje ingahagaze hano ku isi uyiboneho bwizakora muri mwe bwizakora mu bantu bayo kugira ngo abandi bantu bayo babashe kugira gute babashe kubaho neza ibintu ni abantu uvuze ngo udafite abantu ndetse nta bintu waba ufite so rero njye message natanga ku bantu akenshi nkunze kwitanga reka mpere ku bantu bafite ubumuga kuvuga ngo mukumva ko ibintu bidashoboka cyangwa se mukumva yuko nta hantu mushobora kuba mwagera byose birashoboka ahubwo byose ni ugutekereza ndetse mukareba ejo hazaza hanyu kurusha uko mwareba ahashize ahubwo hashize bafashe kubaka ahazaza ndetse no ku bantu badafite ubumuga mwindi intekerezo aho kugira ngo ubere mugenzi wawe ikibazo cyangwa se ubere mugenzi wawe mu gihe uwo mugendana cyangwa se uwo mubana cyangwa se ufite ubumuga ikibazo ahubwo mubere urugero rwiza rutuma nawe yumva ko ari umuntu cyangwa se yumva ko nagomba gukora akamera nkawe cyangwa se umubere role model murakoze cyane Sabrine nawe nama ku bantu bafite ubumuga cyangwa se ku bantu bose muri rusange ku bantu bose nyine ngiye inama nabaha nibabona nk'ikintu nk'uku kibaye ari bwa mbere buriya ikintu cya mbere tugomba kwambika ni ururimi iyo rutambaye n'ahandi burya uba wambaye ubusa ntuzabone umuntu akoze ikintu ngo uhite wihutira kuvuga ngo biriya ngo yabikoze ate ngo yabikuye he ngo kaba ari ahantu aha ngibiki biriya bintu aba yakoze uwo muntu uba uvuze ntabwo aba yabikoze ahubutse nk'ubu ngubu nk'ibi bintu tuba dukoze ntabwo duhubutse kandi hano tubikoze turi kuri kamera nituyivaho turaba tugiye mu bindi aha ni aha no ku ishuri ni ku ishuri atenshi rero kuzabira n'ibiki wakoze n'aha wabidukorera aha ni aha ku ishuri ni ku ishuri igihe n'igihe cyacyo yego icyo nababwira ni byiza cyane gusa icyo nakubwira ntabwo nava kuri Africa TV nakubwiye ngo uri mwiza mwaza kujya mutuma nambara masike so guys rero kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana ikomeze bayenda cyane ndetse ikomeze ibahaza ubuntu bwayo ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite
mukomeze mukore subscribe kuri Africa TV. Ibintu byacu nakagaruka. Imana ibayinde cyane. Tutaonana siku nyingine. Ciao ciao.